reka nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Njye nkuko mubibona ndi Tesi, hano ni kuri Tesi na Kami TV show. Mukore subscribe, like, share na comment. Ibi biganiro bijya bibagereraho ku gihe. Uranje kubabwira ubwoko bwa bizu. Niba wajya gusoma umuntu ntumenye ngo se uyu muntu musomye gutya ariko se bisobanuye iki, ntumenye icyo bisobanuye. Nje kukubwira ubwoko bwa bizu, nkubwire n'icyo bisobanuye. Nicyo kinyicaze hano kugusobanurira niba utabizi. Ubwoko bwa mbere, bizu yo kukananwa. Kukananwa, gusoma umuntu kukananwa bigaragaza kumarira amarangamutima yawe mu busomye, ndetse byohereza amarangamutima yawe yose mu busomye. Ikindi, gusoma umuntu kukananwa bigaragaza ko uzamuba hafi kandi uzamufasha muri byose. Gusoma umuntu ku munwa bigaragaza urukundo nyarwo, bigaragaza ndagukunda cyangwa ushaka gutereta. Kuba ushaka gutereta nabyo ushobora kuba wasoma umuntu ku munwa. Icyo nicyo bisobanuye kuba wasoma umuntu ku munwa. Ikindi, gusoma umuntu ku itama bisobanura ubushuti hagati y'ababikoze. Iyi bizu yo ku itama ushobora kuba wayisoma umuntu. Ibi nyine bizu yo ku itama, yaba inshuti barabikora, waba kuri famiye yawe wabikora ugasoma umuntu ku itama. Nyine bigaragaza ubushuti hagati y'abantu babikoze. Niba usomye umuntu ku itama rero, ni ikimenyetso cyerekana ko uwo muntu mukunda cyangwa umwishimira. Ikindi, gusoma umuntu hagati y'amagufa yegereye igituza no mu ijosi. Gusoma umuntu aha hantu bisobanura ko umukunda ku buryo bwihariye. Kandi ibi bintu byo gusoma umuntu ku ijosi, hagati y'ijosi n'igituza, bigaragaza ko umwifuza, wifuza ko mukundana, cyangwa ibi bintu binagaragaza ko ushaka ko mukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi, gusoma umuntu ku gutwi. Gusoma umuntu ku gutwi bigaragaza ko umuntu ubikoreye umukunda mu buryo budasanzwe. Kenshi ibi bikunda kuryoha iyo umuntu ubikora igihe abikoze agiye gukora imibonano mpuzabitsina. Nyine gusomana ku gutwi biryohera cyangwa iyo ubikoze agiye gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa ubikorewe. Ikindi, gusomana mu kiganza. Gusoma umuntu mu kiganza, umugore cyangwa umugabo, bigaragaza umubano mwiza mufitanye cyangwa urukundo mufitanye rwinshi. Niba ujya usoma umuntu mu kiganza cyangwa ukaba ufite umuntu ujya ugusoma mu kiganza, umenye ko agufitiye urukundo rwinshi. Ikindi, gusoma umuntu wamuhobereye. Gusoma umuntu muhoberanye, imibiri yanyu yakoranyeho. Iki ni ikimenyetso simusiga cy'urukundo nyarwo, cyerekana ko mwe babiri mukundana. Gusomana mwahoberanye cyangwa mwahuje imibiri, ibi nabyo byerekeza mu gukora imibonano mpuzabitsina nyine, ariko ku bantu bafitanye urukundo nyarwo. Niba mujya muhoberana mugasomana, mana we, ibi nyine ni byiza ku bantu bakundana bafitanye umubano mwiza, ariko byerekeza nyine gukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi, gusomana ariko biherekejwe n'indoro nziza. Ushobora kuba wasoma umuntu ku munwa, ushobora kuba wasoma umuntu ku gutwi cyangwa ku ijosi,
ariko bigaherekezwa n'indoro nziza izira imbereka. Ukareba umuntu akana ko mu jisho, aho wamusoma aho ariho hose. Ibi bigaragaza cyangwa bigaha icyizere uwusomye ko umukunda cyane kandi uzamuba hafi. Mwabyumvise? Niba ufite umuntu ujya ugukorera ibintu byo navuze haruguru rwose, urakunzwe. Rero ndabakunda cyane cyane cyane, mukore subscribe. Gusa bizu ni nyinshi, bishobotse nabakorera igice cya kabiri part 2, nibikunda nzabikora. Muzanyandikire niba mubishaka nzabikore, kuko ibyifuzo byanyu rwose niba mubinyandikira nzabikora, sibyo? Ndabakunda cyane rero, mukore subscribe, like, share na comment, kandi nukuri munyereke urukundo. Niba munkunda munyereke urukundo rwose, munshyigikire muri byose, kuko nanjye ndabakunda cyane, abasheri banjye, muri ab'agaciro mu buzima bwanjye, muri byose kuri njyewe. Nukuri nanjye nimunyereke urukundo, nshyiremo n'imbaraga mu byo nkora, kuko nimwe mumpa imbaraga, sibyo? Mumpe courage, munshyigikire. Ndabakunda cyane, bye.